inyandiko n'ubusabe bw'umuhungu Madame Ingabire Victoire Umuhoza kwirekurwa rya nyina akaba afungiye rero muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye murenge wa Mageragere mujyi wa Kigali. Yanditse ibaruwa ikomeye cyane yandikira abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika asaba ko bashyira igitutu ku Rwanda kugira ngo nyina abashe kuba yarekurwa. Gusa amakuru agera hanze avuga ko uyu muhungu witwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza witwa Remy Amahirwa yongeye kujijisha ndetse no kubeshya amahanga agaragaza ko nyina arengana asaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo arekurwe. Ku itariki 20 Kamena 2025 nibwo urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza yatawe muri yombi nyuma y'uko urukiko rukuru rusabye ko akorwa iperereza ku byaha birimo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Hanyuma kandi turaza kurebera hamwe n'ibaruwa ifunguye yandikiwe Madame Ingabire Victoire Umuhoza kuri ubu ufungiye muri gereza iherereye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Mageragere mu mujyi wa Kigali. Uyu mugore rero akurikiranyweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa se icengeza amatwara rigamije kwangisha Leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha ndetse byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Icyakora umuhungu w'uyu mugore ntiyumva impamvu nyina afunzwe, ari nayo yatumye rero yandikira ibaruwa abo muri Amerika abasaba ko bategeka u Rwanda kutamuryoza ibyo akurikiranyweho. Ifungwa rya Madame Ingabire Victoire Umuhoza ryaje rikurikiye ibikorwa byo kugambirira ubugizi bwa nabi binyuze mu mahugurwa yahawe abayoboke b'ishyaka rye Darifa Umurinzi. N'amahugurwa yigiwemo uburyo bwakoreshwa mu guhangana na Leta y'u Rwanda, burimo mobilization and persuasion, imyigaragambyo yo guhangana Leta, non-cooperation tactique ishingiye kutumvira gahunda za Leta zose, dayirema ngo igamije gushyira Leta mu gihirahiro. Abazi imyigaragambyo bazi nibi byayo. Abanyarwanda ntibumva uburyo ushaka kubayobora yabashishikariza gutwikira amapine mu mihanda, gusenya ibikorwa remezo, mbese gusubizwa mu icuraburindi bavuyemo. Aho kugaruka kuri izi nzira enye we n'abambari ba nyina bisungaga mu gukora ubutegetsi, Remy Amahirwa yavuze ko nyina afunzwe ku mpamvu za politike mu Rwanda. Yagaragaje ko amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Amerika ibereye umuhuza atazagerwaho bitewe n'impamvu ashinja u Rwanda, zirimo ubuyobozi yise nkene, ubutabera ngo butanoze, kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, guheza bamwe mu by'ubukungu ndetse n'ibindi. Uyu musore yatangaje ko ngo nyina yatawe muri yombi nyuma y'uko anyujije ibitekerezo bye muri Al Jazeera, ibintu bidahuye n'ukuri nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho uyu musore. Hanyuma rero uyu muhungu mu busabe bwe yakomeje kugenda agaragaza muri icyo gitekerezo. Uyu mugore kandi yashimangiye raporo zidafututse zishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23 wumva atitaye ku mpamvu muzi uyu mutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bahoterwa bakicwa umunsi kundi urwanira. Icyo gihe yavugaga ko ngo u Rwanda rukwiye kuganira batavuga rumwe narwo impunzi, abandi yibagije ko nukivuka azi neza ko ibiganiro hagati ya Leta y'u Rwanda n'impunzi ziri muri EDC bigamije kuvugira umutwe w'iterabwoba FDLR, na cyane ko ari wo uhakorera uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi rero nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho, uyu muhungu kandi yirengagije ko stati y'ubuhunzi ku banyarwanda bahunze kuva mwaka w'1959 kugeza mwaka w'1998 yarangiye ku itariki ya 31 Ukuboza 2017, ko abo yita impunzi ari abajenosideri bahunze ubutabera bakisuganya ngo bazagaruke guhirika ubuyobozi buriho ndetse no kumaraho burundu abatutsi mu Rwanda. Uyu muhungu yagaragaje ko ibyaha nyina akurikiranyweho nta shingiro bifite, ahubwo ko bishingiye ku mpamvu za politike. Yabuzwa n'iki ko nyina akatirwa imyaka igera kuri 15 akabarirwa 7, hitezwe ko afite umutima umenetse, ahubwo yangeso yarabaye ikongera ikazanzamuka, umuteguro wo gukuraho ubuyobozi bwamubariye akawukaza cyane. Remy Amahirwa yavuze ko kuva nyina yafungwa yangiwe guhura n'abo mu muryango we ndetse n'abanyamategeko be mpuzamahanga. Yongeye kwitsa ku by'uko urugaga rw'abavoka mu Rwanda ngo rwanze kwemerera umwunganira amategeko mu gihugu cya Kenya. Umunyamategeko uyu avuga ni Emily Kwamboka Osiemo, asanzwe abarizwa mu rugaga rw'abavoka muri Kenya. Icyakora urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwanze ko aza gukorera mu gihugu ku mpamvu umuyobozi mukuru warwo Maître Nkundabarashi Moise yasobanuye mu kiganiro yigeze kugirana kimwe bitangazamakuru imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Maître Nkundabarashi Moise yagaragaje ko mu mategeko imikorere y'abavoka ku isi habamo icyo bita ihame ry'amagirirane reciprocité. Kugira ngo rero wemererwe gukorera mu kindi gihugu nuko icyo gihugu nacyo kiba cyemerera abavoka b'icyo gihugu gukorera mu cyanyu. Maître Nkundabarashi Moise yavuze ko atari ko bimeze muri Kenya.
uko yo itemerera abavoka bo mu Rwanda gukorerayo, bityo ko ukurikije iryo hame ry'amagirirane reciprocité n'u Rwanda ubu rwahisemo rero kutemerera abavoka bo muri Kenya gukorera mu Rwanda. Mu mvugo zivuguruzanya, uyu muhungu wa Madame Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko nyina abayeho nabi kandi atemererwa gufunganwa n'abandi bagororwa. Ku rundi ruhande akavuga ko u Rwanda rutemerera abo mu muryango we guhura na nyina. Ukibaza uko yamenye ko afungiwe aha wenyine kandi atabasha kuvugana nawe bigakuyobera. Remy Amahirwa yibukije ko Ingabire Victoire Umuhoza ukunze kunyuzwamo imigambi y'abashaka kongera guhekura u Rwanda bakarugeza hanyuma yaho rwageze mu mwaka wa 1994 atari ubwa mbere yarafunzwe. Yagarutse ku buryo ngo nyuma y'iminsi mike ubwo yarageze mu Rwanda muri 2010 yahise afungwa ndetse agakatirwa imyaka 15 muri gereza. Icyakora ntiyavuze ko nyina hamijwe kugambirira igihugu kukigambanira ugamije kukibuza umudendezo ndetse no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Ntiyibukije amahanga asaba gushyira igitutu ku Rwanda ko ubwo nyina yakandagizaga ikirenge mu Rwanda akagera ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi muri Kamena 2010 yahise abazaho imibiri y'abahutu iri, ngo yabonaga y'abatutsi gusa. Imvugo yari yuzuye urwango ndetse no gupfobya Jenoside yakorewe abatutsi. Mu buryo bwo kudashima, Remy Amahirwa yagaragaje ko nyuma yo gufungwa kwa nyina imyaka 15 yamazemo 8 ubundi ababarirwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ibintu wabonaga mu nyandiko ye ntacyo bivuze, ahubwo ngo ko yangiwe kujya gusura abana be, abuzukuru n'umugabo we urebye cyane. Nyamara ubanza ati nyir'ubwite ataragushinga n'uwo mugabo we urwaye, ahubwo ikibabaje ari ukwifashisha umutungo mu by'ubwenge bwabo muri Serbia ngo ashyire mu bikorwa operation shira ubwoba udahungitwa ugahungita, serwakira, sondage n'indi migambi yose igamije guteza imvururu ndetse no kugira nabi abanyarwanda ahora yifuza kuyobora. Uyu mugabo yavuze ko umwana we w'imyaka 10 ngo uba muri Amerika ahora abaza igihe nyirakuru azagera kubasura. Mbese kuri we nyina ngo niyo yakora ibyaha agahishyi mu Rwanda atagomba rero kubiryozwa kuko ngo ari ndakorwaho, ahubwo agomba guhembwa kujya gusura abana be. Icyakora ubanza agaho kari ku wundi gahandurika koko. Ati uburyo uyu muhungu ashishikajwe nuko umwana we yajya gusura nyirakuru gusurwa na nyirakuru ariko ntaburire nyina iyo ajya gutera inkunga ibikorwa bya FDL biza gutera u Rwanda ibitero bigasiga bihekuye imbaga. Kuri we nyina agomba kwica abandi agahembwa kujya gusura abo yasize ibwota amasimbi. Ati nibyo koko, ati ntako bisa, ategura na nyogokuru wawe, ariko ati n'abakimwe ku mubyimba muri 2010 ubwo uyu mugore wifuzaga kuyobora abanyarwanda yageraga i Kigali. Ati n'abantu kandi nabo bakwiriye ubutabera. Marangamutima ye no gusigiriza ibyaha bya nyina, Remy Amahirwa yakomeje agira ati niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, ikwiriye gutangira gukoresha ububasha bwayo mu gusaba u Rwanda gukora amavugurura bwa mbere inagadategeka u Rwanda kurekura mama. Ati nta mananiza, ati n'abandi bafunzwe ku mpamvu za politike. Yibagije ko u Rwanda ari igihugu cyigenga gifite inzego harimo n'iz'ubutabera zigenga zigomba kuryoza buri wese ibyaha akurikiranyweho nta kurobanura. Uyu mugore asabira gufungurwa uretse ibyo guhuza abantu matsinda bagamije gutegura imyigaragambyo n'ubundi bugizi bwa nabi. Ni nawe wigeze kuvuga ati ntewe ishema n'ibikorwa bya Wazalendo nk'uko yagiye abigarukaho. Uyu rero Remy Amahirwa umuhungu wa Madame Ingabire Victoire Umuhoza byinshi yakomeje kugenda avuga. Uyu ni umutwe wakomeje kandi kugira uruhare mu bwicanyi bwibasira abatutsi b'abanyekongo kugeza naho babagwa, inyama zabo zikotswa, bakaribwa ku mugaragaro, abandi bagatwikirwa bakameneshwa n'ibindi. Nyamara ibyo bikorwa byabo bigayitse bikamutera ishema, ari nayo mpamvu rero yari asigaye akora ubutaruhuka ngo no mu Rwanda abigaragaze. Remy Amahirwa yayobeje amahanga ananirwa kandi kwibutsa buryo nyina wizerera mu gukora politike binyuze mu kubuza igihugu umudendezo yakunze gutera inkunga FDL igahungabanya u Rwanda aha n'aha hariya nzirakarengane. Ati na n'ubu zikaba zitarabona ubutabera. Remy Amahirwa yatanze ingero ngo z'imiryango mpuzamahanga zemejwe ko nyina afungiye ibitekerezo bye, ariko yibagije ko iyo miryango ariyo ikoresha nyina umunsi ku wundi ngo irebe uko yasubiza u Rwanda mu bihe by'umwijima rwavuyemo. Reka turebere hamwe kandi ibaruwa ifunguye yandikiwe uyu Madame Ingabire Victoire. Bagira bati ibikubiye muri inkuru ni ibitekerezo bwite bya Musangwa Arthur, umunyamakuru wandika ku ngingo zitandukanye ku kinyamakuru rya Akadomo.com cyandikira imbere mu Rwanda. Ati Madame Ingabire Victoire Umuhoza mukecuru, ati nk'uko bamwe bakuba hafi bakunda kukwita, ndizera ko uri amahoro aho ucumbikiye muri station ya Remera. Ati nubwo wakunze guhemukira ubu rwakubyaye ukemera kuba igikoresho cy'abifuza kurubona ruzima uri umunyarwandakazi. Ati nkwifurije ubuzima bwiza mu myaka 57 yawe myiza. Ati mbona wari ukwiriye kuba usekana n'abuzukuru
ubaha amata nk'undi mubyeyi w'i Rwanda ukarerera igihugu kikagera ku iterambere benshi tukifuriza. Ni agahinda kuba rero ari wowe unyuzwamo imigambi y'abashaka kongera guhekura u Rwanda bakarugeza hanyuma y'aho rwageze mwaka w'1994. Ati sindi nka babandi bakwikoreza umutwaro w'umubyeyi wawe Therese Dusabe aho yakoreraga ku kigo nderabuzima cya Butamwa yiswe Dr w'urupfu kubera kwica abagore b'abatutsi bari batwite abahonda n'impinja ku nkuta. Icyaha ni gatozi. Ati kuki wakwikorera umusaraba we ariko kubera iki wemeye kuba umuvugizi we n'izindi nkoramaraso z'abajenosideri ziri kwirira ubuzima hakurya iyo ngiyo ukeneye kubaho ubuzima bwawe? Madame Ingabire, ikinyoma cyo kwitwikira politike ushaka kugarura ingengabitekerezo ya Hutu Power mu Rwanda nturashaka kubona ko cyatahuwe kare. Ati niko se nibyo koko wanyarukiye hakurya i Belgrade muri Serbia wifashisha mutungo mu by'ubwenge bw'abaho ngo ushire mu bikorwa operation shira ubwo budahungiye twabugahungiye taserwakira sondage n'indi migambi ko umutego mutindi ushibukana nyirawo. Ati n'igitambambuga cyamaze kumenya ko iyo uvuga ngo ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda n'impunzi ziri muri Congo uba uvugira umutwe w'iterabwoba FDLR kuko niwo ubakorera. Ati sati y'ubuhunzi ku banyarwanda bahunze kuva mu mwaka w'1959 kugeza 98 yarangiye tariki 31 Ukuboza 2017. Abo wita impunzi n'abajenosideri bahunze ubutabera bakisuganya ngo bazagaruke guhirika ubuyobozi buriho ndetse no kumara burundu abatutsi mu Rwanda. Umunsi ugira uti ntewe ishema n'ibikorwa by'abazarendo kuri benshi ibyawo byabaye nka y'amabuno y'inkoko agaragazwa n'umuyaga. Ati kurema ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ihuriye ku rwango yanga abatutsi rizwi nka bazarendo kwakiriwe. Ati twakurikiwe n'ubwicanyi bwibasira abatutsi b'abanyekongo kugeza naho botswa bakaribwa. Ati kumugaragara izuba riva. Ibyo bigwi byabo ati bigutera ishema se? Nibyo ushaka kuzana mu Rwanda se? Oya ubukire. Ati nk'ubwo rero ubukire nk'ubwo ndabugaya. Ati ntumeho nkuko yagiye bivuga. Madame Ingabire ati ziriya ngirwa bihembo abanyaburayi bagushukishije ukibwira ko uri gitangaza nuko bakubonamo igikoresho cyiza bakwifashisha ngo basubize u Rwanda mu bihe by'umwijima rwavuyemo. Ati mayuko FPR ibaheje burundu mu buzima bw'igihugu cyacu bahora bashaka rero aho bamenera ngo bateze akaduruvaye mu Rwanda. Ati niyo mpamvu rero ubwo umubyeyi wawe n'abandi bajenosideri bari mu Burayi ati bagutoranyaga ngo ujye kuyobora RDR cyangwa FDLR FD nyingi abo bera. Ati bahise rero bagusekera bakwizeza ubufasha. Ati baranabuguha koko utera inkunga bikorwa bya FDLR birengagiza ko ibitero igaba ku nzirakarengane bisiga imfubyi n'abapfakazi mu Rwanda. Ati umunsi numva uvuga ko wifuza gusubira mu Buholandi gusura umugabo wawe n'abana buzukuru. Ati nibajije niba ujya ufata umwanya wo gutekereza ku batakibasha kubona ababo kuko ibitero bya FDLR wateye inkunga byabahekuye. Ati wavuga ko uri umubyeyi gito yaba abeshye se? Ati none umukuru w'igihugu arakubabariye usohoka utarangije igihano usohoka muri gereza wizeza ko ugiye gutanga umusanzu mu kubaka igihugu budakeye kabiri. Uti ndingare ya kasha. Ati bari abadepite b'i Burayi bakubwiye ko uri kivejuru ku buryo wahonyora amategeko y'u Rwanda bikarangira aho ngaho. Ati naho kwifuriza gufungwa kuko hari byinshi byiza wakabaye ukorera igihugu cyawe iyo udatana. Ati gusa abakurambere bavuze ko inkubisi yayo iyitarukiriza. Imbabazi wahawe ati wageze hanze wibagiza ko zifite amabwiriza azigenga witera hejuru nk'uwageze iyo ajya. Ese wazirikanye ko kuba wahamwa n'isubiracyaha byatuma ujya gufungwa imyaka 7 wari usigaje muri 15 wakatiwe ugakomerezaho n'igifungo gishya wahawe? Wari warahamijwe kugambanira igihugu ugamije kukibuza umudendezo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Ubu urakorwaho iperereza ku gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kuwujyamo, guca umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa se perezida wa repubulika, guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko ndetse no kwigaragambya cyangwa se gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ninde wakubwiye ko gukora politike ari ukubuza igihugu umudendezo? Ubundi niba ugambirira kukibuza umudendezo ukakiyobora, ubwo kikugeze mu biganza hacura iki? Imana izakomeze irengere abanyarwanda. Iyo uba ugenzwa no gukora politike koko wakabaye warayikoze, kuko Habineza Frank na Mpayimana Philippe barayikora kandi ntibigeze bakusanya abantu ngo babasomesha ibitabo by'uko bagomba kumvisha FPR mu Rwanda. Bashaka ibisabwa bakiyamamaza kugira ngo rero nibatsinda bazakiyobore. Ati batsindwa bakemera kuki ucyumva ko uzayobora ari uko umenya amaraso mu Rwanda?
ubwo nusubira hagati y'inkuta enye imageragere banyokubuja ati nabasobuja basakuza mu itangazamakuru ngo leta y'u Rwanda ihohotera abatavuga rumwe nayo. Iyi niyo turufu bakoresheje kuva mu myaka 30 ngo basige icyasha leta irangajwe imbere na FPR, ariko abanyarwanda tuzi iby'iwacu kubarusha. Ati wowe iyo urebye ibikorwa byawe ubona bikwiye kwitwa kutavuga rumwe na FPR cyangwa no kutavuga rumwe n'abanyarwanda. Ku munsi wawe wa mbere ugera ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi muri Kamena mu mwaka 2010 ukabaza ngo imibiri y'abahutu irihe, ubona iy'abatutsi gusa. Benshi bahise bamenya ko utazanywe na politike mu Rwanda, bamenye ko uje guhagararira abagifite ingengabitekerezo ya Parmehutu imwe Kayibanda na Habyarimana bimakaje kugeza hishwe abatutsi barenga 1 miliyoni muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 bikorwa mu minsi 100 gusa. Naho wifuza kongera kutubona ati nibizaguhira, twarize bihagije, uzabwire abagutumye bashake ibindi bakora. Wabeshye ko witandukanyije n'ibikorwa bya FPR inkingi ubwo wafungurwaga, ariko n'uyu munsi urayiyoboye kandi witabira inama zayo zihoraho, ukanakira amafaranga abanyamuryango bayo bakusanya ngo bagutunge nk'umuyobozi wabo. Iriya baringa wise Darifa Umurinzi ntiyemerewe nk'umutwe wa politiki ukorera mu Rwanda, ariko ntibyakubuje gukomeza kwita perezida w'ishyaka, ukanashaka abanyamuryango bashya, ari nako uhugura abo usanganywe uko bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ati buriya wumva warusha abanyarwanda tungana gutya ubwenge, tukibeshya ko iryo ari ishyaka washinze? Turabizi ko ari ishami rya FDI inkingi mu Rwanda. Biriya basobuja n'abanyokubuja birirwa batuka perezida wacu ngo n'umunyagitugu, uzabwire ko ari uwacu atari uwabo. Niko twamutora ngo atuyobore, sibo ayobora. Ati hari umuyobozi uzi wigeze yanga agasuzuguro kabo ntiyitwe umunyagitugu, atuhere kuva isi yaremwa kugeza ubu, nubona n'umwe umbwire. Ati hanyuma rero wowe ushaka kutubuza ituze tumara imyaka 31 bwa mbere muri ibi binyejana bibiri ngo uri intwari, akabi gasekwa nk'akeza koko. Ati zibukira, va ibuzimu ugaruke ibuntu, kuko nawe ubishatse waba muzima cyane ko ukwiye ibyiza, ukorera igihugu imbuto, komeza ugire amahoro. Ngiyo rero nibaruwa ifunguye yandikiwe Ingabire Victoire Umuhoza, uyu ni umuyobozi w'ishyaka rya Darifa Umurinzi ritemewe mu Rwanda.